ese bugize ugura telefone wageze iwanyu ugasanga yahise ipfa? Ese bwo ugize utungo telefone ikizimya utayikozeho igahita ipfa nabwo? Ese uzi ijambo email cyangwa se bakunda kwita international mobile equipment identity ryagufasha kumenya niba telefone igiye kugura ari original cyangwa ari fake? Ese ugiye kugura telefone ugendera kuki? N'ubwiza se, n'uburanga se, cyangwa upfa kugura? None se waretse nkakubwira nimba telefone yawe ari original cyangwa ari fake mu magambo make cyane ukajya ubimenya buri uko ugiye kuyigura. Yes ladies and gentlemen, ngo byifashe bite mumeze mote? Uyu munsi rero tugiye kubagezaho baza Hozaho episode 3. Yes ladies and gentlemen, ni umukunzi wacu rero watubajuti ese nibe bintu ushobora kuba wagenderaho mbere yuko ugura telefone kugira umenye nimba ari original cyangwa se ari fake. Mu buryo rero butarenze nka butanu ngiye kubukubwira kugira ngo nujye kugura telefone yawe ujye umenya ngo ese iyi Android bamaye ni original ni fake, bimeze bite, byifashe bite. Kandi subscribe rero tugendane ibintu byose byamaze kurangira, ubundi nkwihere uburyo bwiza bwagufasha kumenya niba telefone ari original. Yes, twese cyane rero icyambere uba ugomba kwihutira kandi ugahita unagenderaho ni icyo twakita nka battery percentage cyangwa se wenda ubushobozi bwa battery capacity. Ni ukuvuga ngo battery ya telefone ya Android ubundi iza original, uba uvuga uti ngiyi ni original, ishobora kuba yaramya umuriro zihera wenda mereye kuyo hasi y'amafaranga wenda makiya, nayo ishobora kuba ari original, zishobora guhera kuri 3,000 mAh, gusa wagize umugisha wabona 5,000 mAh. Iyo battery aba ari byadanje kabisa, aba ari biceking rero mbere yuko utwara telefone cyangwa ugiye kuyigura. Icya kabiri ushobora gucekinga niba telefone ugiye kugura ishaje cyangwa se ikiri cyashya. Ushobora gucekinga niba telefone rero ugiye kugura ishaje cyangwa ari cyashya. Icyo usabwa rero winjira muri setting ya telefone yawe, wamara kwinjira muri setting ya telefone yawe ukajya ahantu handitse about phone, ubundi bakakwereka ese iyi telefone yakozwe ryari, cyangwa se ukinjira ahantu hitwa accessibility bakakubwira uti iyi phone yakozwe muri uyu mwaka runaka. Yes, alright. Ikindi kintu rero ushobora kuwamenya niba telefone yawe ari original ugiye kugura cyangwa se ugiye guhaha, ushobora gukanda akanyenyeri urwego 4 urwego akanyenyeri. Automatically ukimara kubikanda bahita bakwereka ibintu bigiye bitandukanye, bakakwereka ubushobozi bwa telefone, bakakwereka igihe yakorewe. Aho ngaho ubwo ni shortcut y'uburyo wagenzura telefone yawe mu minota mike cyane kabisa, ukamenya nimba ari cyangwa se ari fake. Kandi iyo code rero ya akanyenyeri urwego 4 akanyenyeri uhita ujya muri setting ya telefone yose uko yakabaye, ugenzure ibintu byose umenye niba bigikora koko. Ahangaha rero izi code bakunda kuzita USSD cyangwa se mu magambo arambuye bakazita Unstructured Supplementary Service Data. Ni secret code rero zikugeza muri setting ya telefone ya nyayo, ukamenya ibintu bigiye bitandukanye. Icyakane rero ugomba kugendera kumenya kugira ngo umenye niba telefone ugiye kugura ni nzima, ni email ya telefone. Nkuko nababwiye rero ni international mobile equipment identity. Buri telefone iyo ari yo yose igira email yayo cyangwa se kodi yayo. Iyi email yayo ni naho ugenzura cyangwa se naho igihe bakwibye telefone uyitanga, wamara gutanga iyi kodi waranditse ahantu runaka, umuntu agahita abasha kumenya ngo telefone yawe wayibye aherereye muri
aka gace. Genzura rero email ya telefone yawe mbere yo kugura telefone. Ahangaha rero iyi email igendana nanone nicyo twakita serial number cyangwa se icyo dushobora kuvanga mimi code. Nanone ahangaha ushobora gukora mimi code cyangwa se icyo twita man machine interface code. Ahangaha rero naho bishobora kugufasha kuba wareba serial number ya telefone yawe. Ukanze akanyenyeri urwego 06 urwego uhita ubona serial number ya telefone yawe. Ahangaha rero telefone ugiye kugura umanza gucekinga serial number yayo cyangwa se email. Uburyo rero ushobora kwinjira udakoresheje code kugira ngo ubone email number cyangwa se serial number, ushobora kujya muri setting ya telefone yawe ukajya ahantu handitse about phone. Wamara kujya ahantu handitse about phone ugahita ubona serial number ndetse na email ya telefone yawe. Ikintu cya gatanu rero ushobora kugenderaho ugiye kugura telefone kugira umenye nimba ari original, cya gatanu ni logo ya telefone yawe. Eizi ishobora kuba ari Pop 2 Plus, ishobora kuba ari Infinix, ishobora kuba ari iPhone cyangwa se ishobora kuba ari ubundi bwoko bugiye butandukanye. Ishobora kuba ari Y, ishobora kuba ari Spark, ishobora kuba ari Samsung, ubwoko bugiye butandukanye bwa telefone. Ni ngombwa rero kureba logo. Impamvu nyikubwiye ni ugucekinga nimba logo ya telefone yawe aha niba yanditse yarasibamwe. Iyo telefone logo yayo yasibamwe, icyo gihe iyo telefone ntago aba ari OG, aba ari pirate yayo cyangwa se kopi yayo baba barakopiye bakayizana bavuga uti iyi telefone ni Spark kandi bwahehe. Genzura rero nimba iyo logo cyangwa se ahantu wenda banditse Spark cyangwa se Pop 2 Plus hakiriho hakigaragara, apana kuza harasibamwe. Yes gentlemen, rero nakubwiye ngo ni mu ncamake. Tuzagaruka no ku gice cya kabiri cy'uburyo wamenya telefone niba ari OG cyangwa se ari fake. Iyi ni Hozaho TV, baza Hozaho. Ushobora kutubaza rero unyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, haba Facebook ni Hozaho Entertainment, Instagram Hozaho TV, YouTube Hozaho TV. We love you so much.